Mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose, njye ubasuhuza nitwa Niyoyita Jonathan. Tumaze iminsi rero turebera hamwe amategeko y'umuhanda ariko twibanda cyane cyane ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa mu mategeko y'umuhanda cyangwa se akoreshwa mu bantu bawukoresha, aho ngaho ubwo ndi kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se n'abandi bakozi bose babifitiye ububasha. Uyu munsi rero nabwo turi buze kureba amagambo 10 akoreshwa cyane. Ni ngombwa ko aya magambo tuyamenya neza kuko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari amagambo aba asanzwe, hari uburyo asobanurwamo. Uyu munsi rero turareba ijambo rya mbere ari ryo romoruke ntoya. Irya kabiri ni ibinyabiziga bikomatanye. Irya gatatu ni ikinyabiziga gifatanije. Irya kane ni ikinyabiziga gikururana kabiri. Irya gatanu ni uburemere bwite n'uburemere bw'ibidapakiye. Irya gatandatu ni uburemere bwikorewe. Irya karindwi ni uburemere ntarengwa bwemewe. Irya munani ni guhagarara umwanya muto. Irya cyenda ni guhagarara umwanya munini, naho iryo dusorezaho ni akagarura rumuri. Bivuze ngo aya magambo yose turaza kurangiza iyi video uzi neza icyo asobanuye. Ikindi nk'uko muri kubona muri video iri gutambuka ni uko kuri iyi channel tujya tunyuzaho n'ibindi biganiro. Nk'aha murabona ko nari ndi gusimbuza bateri yashaje shyiramo indi nshyashya, bivuze ngo nerekanaga uburyo bishobora gukorwamo, ariko ikiganiro cyose kiri kuri no channel, ubwo mwakora subscribe kugira ngo byose mujye mubibona. Tugarutse rero kuri aya mategeko y'umuhanda, reka noneho ijambo ku ijambo dutangire turebe icyo risobanura. Ijambo romoruki ntoya bivuga romoruki iyo ari yo yose ifite uburemere butarenga ibiro 750. Amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe. Ijambo ikinyabiziga gifatanije bivuga ikinyabiziga gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga gikurura ikindi ari makuzungu. Ijambo ikinyabiziga gikururana kabiri bivuga ibinyabiziga bikomatanye bikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifatanije kandi kiriho romoruki yacyo. Amagambo uburemere bwite n'uburemere bw'ibidapakiye bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi cyuzuye lisansi, mazutu cyangwa gazi, amazi n'amavuta, ariko hatabariwemo abagitwaye, abantu cyangwa imizigo cyikoreye. Irindi jambo ni uburemere bwikorewe bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongereweho uburemere bw'imizigo cyikoreye, ubw'ugitwaye n'ubw'undi muntu wese gitwaye. Ijambo uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemeje hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Uburemere ntarengwa bwemewe bw'ibinyabiziga bikomatanye, bw'ikinyabiziga gifatanije cyangwa bw'ikinyabiziga gikururana kabiri bwitwa uburemere bugendanwa. Reka tujye ku rindi jambo. Ijambo guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Irindi jambo ni guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Ijambo tugiye gusorezaho ni ijambo akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Uyu munsi rero turebeye hamwe ayo magambo 10 icyo asobanura. Ikindi cyiza ni uko aya magambo ari mu Kinyarwanda, ariko nk'uko muri no video muri kubibona ni uko hariho n'ahantu bayasobanura mu Cyongereza. Kuze ngo hari igihe ijambo rishobora kugora wenda mu rurimi rumwe, niba ari Ikinyarwanda cyangwa se ukaba wabasha kubyisobanurira no mu Cyongereza kugira ngo birusheho kumvikana neza.
tuzasubire rero mu kindi gice kizakurikiraho, kuko twari turi mu gice cya gatatu. Icya kane rero tuzaza tureba n'ubundi ibisobanuro by'amagambo, ariko ni nacyo gice kizasoza uburyo amagambo asobanurwa. Nizere yuko ibi ngibi bibafashije, kandi aya magambo rwose tujye tuyazirikana, tuyafate, ntabwo ari kuyabona gusa gutya hanyuma ngo bisigare aho ngaho. Dusubire ubutaha. Ciao, Imana ibahe umugisha.